Nk'uko rero bisanzwe ni kamarade, murabizi iyi cano twajyaga dukuraho inzira y'umusaraba nayo irahari, ariko ndabasaba ngo mukore subscribe kuri iyi cano, tugiye kubazanira indi filime iruta inzira y'umusaraba kandi nayo tuzajya tuyibahereza ahangaha. Mukore subscribe rero vuba vuba kugira ngo tuzamuke tubazanire n'indi filime sawa. Turabasuhuza abakunzi b'inzira y'umusaraba. Mbere na mbere rero reka tubanze tubisegureho ko inzira y'umusaraba yahageze 48 ubu ngubu yaje rwose, ndetse ko mu kanya tugiye gusohora 49. Wowe guma kuri iyi cano kandi ukore subscribe, mu kanya irebe ihageze ihite kugeraho mu kanya 49 rero mu kanya gato turaba tuyisohoye, iraza guca kuri iyi cano. We ntucike, gusa ikintu ngiye kukwisabira ni ugukanda iki subscribe aho hasi, ndetse ukande na like. Aka kanya ndi kubivuga wowe hita ubikora nkuko rwose ndi kubikwisabira. Noneho rero numara gukanda like naho uhite wongera ujye ku hasi gato, ujye muri comment naho ubanze utubwire uburyo usigaye ubona ino filime, cyangwa niba mubona iri kugenda nabi mutubwire duhindure tubahereze n'indi. Rwose filime abanditsi barahari, abakinnyi turabafite, ibintu bimeze neza, mbese ni mwebwe muba mubura. So mutubwire rero muri comment. Ndakeka rero 48 yatinze cyane. 48 rero impamvu yatinze tuje hano kubibabwira nk'abantu baba bari babeditinga bahari filime ikinwa, tuba tuje kubabwira rero uko ibintu byifashe. 48 rero impamvu yatinze kwa uploadinga byabaye ikibazo, network zanze yaje itinze kabisa uko mubibona. Twebwe rero nk'abantu baba beditinze n'ibiki, kugira ngo iriya filime ubashe kuba editing ukayirangiza, iba ifite ikintu bita storage nini, iba ifite injiga nyinshi cyane, ku buryo rwose kugira ngo uhite uyisohora bibasha kugorana rwose, kugira ngo muhite muyibona kuya-uploadinga kuri YouTube biba bigoranye. So nenje aha ngaha rero kugira ngo tubanze tuganire kuri iyi nzira y'umusaraba, ubundi turebe n'uburyo episode iziye gukurikiraho 49 iraba imeze. So aha ngaha rero ngiye ikintu mbakorera ni nko kubakopeza ngenda bakopeza rwose, nkababwira uti ngo iyi ngiyi ngenda yizi nayibonye rwose, nk'abantu baba bahari ngenda baje kubabwira uti ngo ibintu biragenda gutya muri iyi episode igiye gukurikira. So ese amazina ya Iribagiza agiye guhinduranya na Isimbi se araza kubifata ate, cyangwa se Iribagiza biraza kugenda bite? Ese Cyusa baragumye bamutuburire mpaka atamenya ukuri, cyangwa biraza kugenda gute? Wewe namwe mumbwire muri comment tuganire ibintu tubyiteho neza. Ubundi nta kabuza rwose filime yo iraza kuryoha nk'uko namwe mubizi, ibintu bimeze neza rwose. So twongere rero tugaruke kuri baraba mama ba Iribagiza ndetse na Isimbi. Murabizi umuryango wiwe barawishe, maze umwana bahita bavuga uti ngo umwana ubasha kurera uyu mukobwa ntagenda murere, maze amafaranga yose n'imitungo bizahita bijya hehe kuri uwo muryango. Urabyumva rero nuko byagenze, amafaranga barayatwaye. So Iribagiza rero n'ikintu cyose ashaka muri rwa rugo ntajya akibona, uretse ko atari iwabo abaza iki, nyine murabizi namwe biba byamucanze rwose. Reka rero dutegereze kamarade nawe rero, kamarade akaba ari baraza kubyivangamo, ashaka kugira ngo bose bamenye ukuri, ndetse Cyusa nawe amenye Iribagiza n'uyu, amenye uwo agomba gutwara n'uwo agomba kureka, uwo agomba kwita umusheri we cyangwa se ari we Iribagiza bahora bamubeshyera. Maze rero twongere tugaruke kuri wa mukobwa w'umukoci wabo rero, nawe akaba akirimo arateza ikibazo n'abawe bose baza bamureba bamubaza uti ngo se bagabanyije ibintu urimo rwose ko atari byiza, bakamubwira rwose nawe akabasha kubyumva, ndetse ariko we ari gushaka ko babanza kumenya ukuri bakavuga uti ngo ibintu urimo wowe Cyusa
gabanya kuguma uri kujirajara ugenda ureba hirya no hino utamenya uti ngo uyu niwe iribagiza cyangwa se ni isimbi. Wowe ubanze umenye uti ngo uyu niwe iribagiza cyangwa uyu ni isimbi, ubundi rwose ubanze kuba wakomeza. Nuko rero filime yacu igiye gusohoka, ukanda subscribe kuri iyi channel, wowe mu kanya rwose uraza guhita ubona inzira y'umusaraba 49, dore 48 tuyisohoye mu kanya. Tuyisohoye mu kanya rwose mwayibonye, rero mutegereze n'indi iraje nayize aka kanya rwose tugiye guhita tuyizana. Murabizi nta bintu byinshi ntabwo twirwa dutinda rwose, ibintu biba bihari, filime zirahari, turi kuzikora, turi kweditinga, ibintu bimeze neza rwose. Ndibutsa abantu batazi gukora subscribe kuyikora ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Subscribe uragenda aho hasi hari ijambo risigaye, ubu ngubu basigaye bararigize umukara, mbere ryasaga umutuku, ariko wowe wikita ku mabara, wowe genda rwose ukande aho ngaho handitse subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo mu kanya nidusohora 49 uhite uyibona ku kanya mu ba mbere, nta wundi muntu ugutanze. Mwe naho abantu basaba marayike, namwe mugende mwisabira marayike rwose, marayike barayabaha, natwe turayatanga. Kandi ikibazo cyose ubaza muri komenti watubaza icyo ari cyo cyose wifuza kumenya, cyaba kiri pirive n'ibiki, turagusubiza. Wajya muri komenti tubwire rwose, nta kibazo, tuba duhari ku bwanyu, turazisoma. Ibibazo mufite muri filime nabyo mukaba mutubwira uti mwige ntabwo biri kugenda neza, nabyo muratubwira, ubundi ubutaha tukabikosora. Ibintu urumva rwose nta kibazo, filime ikaryoha, ikamera neza, mukayikunda nk'uko musanzwe muyikunda, ndetse mukabasha no kuyoherezanya namwe abandi bakirebera nabo, ubundi ibintu bikagenda neza cyane rwose. So nanjye kugira ngo mbaganirize rero kuri iyi episode tugiye gusohora mu kanya 49, episode ya 49 rero none iraba ari umuriro, iraba iryoshye rwose, iraba imeze neza cyane. 48 nayo mwayibonye ko tuyisohoye, ifite iminota myinshi, none tugiye kubongeza tubagire ku minota ingahe, mutubwire muri komenti iminota mushaka ko izajya izaho ingana, ku buryo mureba mukabasha kuba mwikisanzura, mukaryoherwa, filime ikabaryohera neza cyane rwose, nta kibazo. Abantu none mwongere no kujya mutegereza uti ngo yanze kuza ngiki. Hari abantu nabonaga batangiye kurakara ngo mwaratubeshye iki, ariko ikibazo nta kibabwiye, ni ukwapurudinga aricyo cyari ikibazo, ariko ubu ngubu rwose yagiye nta kibazo ifite, namwe murabibona, kandi namwe ndabizi ko muri bwihangane, kuko n'ubundi mubashe kuba mwihangana buri gihe, muba mumeze neza, nta kibazo. Murihangana n'ubu ngubu nyine nk'uko byagenze, n'ibibazo tekinike, network rwose nazo ari ikibazo muri utu duce, gusa nyine ibintu bigenda neza rwose. 49 nayo mu kanya ni nko kubiseguraho kugira ngo noneho mwose mwishime neza, kuko twayitindije, wabizi saa 5 niko twababwiye, ko musanzwe mubimenyereye, ariko ntiyaje rero mugomba kwihangana, kandi muhangane, kandi ntabwo tugomba subscribe twicamo rwose, nzajya mbabwira ibigiye gukurikira, ndetse nanababwire ko isaha turi buyisohorereho nta bintu byo kubeshya rwose, nk'aba bantu bari kuza babeshya bahimba amacano n'ibiki rwose, abo ngabo ntabwo turi kubizera rwose, natwe turi gushaka kubirwanya, kugira ngo tubashyire hirya. Muri kubona amacano namwe rwose bagiye bafunga, usanga iyo warebyeho ubu ngubu bayifunze n'ibiki, twe turi kubifunga rero, ibyo ngibyo turi kubifunga rwose, kugira ngo batagira abandi bantu bagomba kwiyitirira inzira y'umusaraba bakabagumya bababeshya. Inzira y'umusaraba rero n'ahandi hantu uzajya uyirebera, jya ureba ku minota rwose, dusohora iminota myinshi, ariko bo bagenda bashyiraho iminota 3, iminota 2, urumva iyo ntabwo ari iminota y'inzira y'umusaraba, ntabwo ari iminota y'inzira y'umusaraba rwose. Inzira y'umusaraba ifite iminota muri 20 abandi 30, iyo twatinze cyane tubahereza 30 kugira ngo ibintu bigende neza. So rero ubu ngubu mugiye mushaka kujya mutubwira ko twajya tubahereza kugira ngo
mubashe kuba mwayireba kinini cyisanzuye ndetse nta kindi kibazo mufite, mukayireba iminota igera mu isaha, iminota igera mu isaha murumva mwayishobora, mutubwire muri komenti. Bamwe bahita barambirwa, abandi bagahita bayisigaho bakavuga ngo ndaza kongera kuba ndeba, mutubwire iminota myiza 40 cyangwa za 50, muratubwire muri komenti. Kandi mutubwire n'ikindi kibazo, mutubwire abakinnyi bari gukina neza kugira ngo umushahara wabo nabo wiyongerere, bwaba bakorera amafaranga. Murabyumva namwe nyine nuko nguko ibintu byifashe. Muratubwira rero muri komenti rwose. Mu gihe rero ndi kubasezera mbabwira, ndagira ngo mbamenyeshe yuko inzira y'umusaraba mu kanya tugiye kuba twayisohora, nibyo bigiye kubamo rwose nabyo gusa mbibabwirira cyangwa mbe mbaretse ubwo muyirebe kuri iyi channel. Umugore we mukore subscribe, muraje murayibona mu kanya, kubakomeza byo rwose byaba ari ibindi namwe kandi ndabizi ko mubyumva, murabyumva kandi murabimenyereye. Wowe utarakora subscribe, wenda kunyinze kora subscribe kuri iyi channel rwose hepfo, kandi ukande na like kugira ngo ibashe kuba yagera no ku bandi bakunzi b'inzira y'umusaraba, kandi vuba byihuse cyane rwose. So rero ndagira ngo mbabwire ngo ciao ku bakunzi b'inzira y'umusaraba rwose. Mwese turabakunda kandi namwe turabizi muradukunda cyane, abakinnyi ndetse n'abayikora kugira ngo bibashe kuba yabagiraho. Iyi filime rwose muba muyitegereje cyane, itangiye no kuza muri filime za mbere zikunzwe mu Rwanda cyane rwose. Mu minsi mike turaba turi kwakira ibikombe n'ibiki kubera mwebwe, ndetse mujya kudusapotinga buri gihe. So rero bye, mukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona, tujye kandi vuba byihuse cyane rwose. So rero ndagira ngo mbabwire ngo ciao ku bakunzi b'inzira y'umusaraba rwose. Mwese turabakunda kandi namwe turabizi muradukunda cyane, abakinnyi ndetse n'abayikora kugira ngo bibashe kuba yabagiraho. Iyi filime rwose muba muyitegereje cyane, itangiye no kuza muri filime za mbere zikunzwe mu Rwanda cyane rwose. Mu minsi mike turaba turi kwakira ibikombe n'ibiki kubera mwebwe, ndetse mujya kudusapotinga buri gihe. So rero bye, mukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona, tujye kubahereza ebyiri umunsi rwose. Wikora subscribe, like, sawa, ciao kandi vuba byihuse cyane rwose. So rero ndagira ngo mbabwire ngo ciao ku bakunzi b'inzira y'umusaraba rwose. Mwese turabakunda kandi namwe turabizi muradukunda cyane, abakinnyi ndetse n'abayikora kugira ngo bibashe kuba yabagiraho. Iyi filime rwose muba muyitegereje cyane, itangiye no kuza muri filime za mbere zikunzwe mu Rwanda cyane rwose. Mu minsi mike turaba turi kwakira ibikombe n'ibiki kubera mwebwe, ndetse mujya kudusapotinga buri gihe. So rero bye, mukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona, tujye kubahereza ebyiri umunsi rwose. Wikora subscribe, like, sawa, ciao kandi vuba byihuse cyane rwose. So rero ndagira ngo mbabwire ngo ciao ku bakunzi b'inzira y'umusaraba rwose. Mwese turabakunda kandi namwe turabizi muradukunda cyane, abakinnyi ndetse n'abayikora kugira ngo bibashe kuba yabagiraho. Iyi filime rwose muba muyitegereje cyane, itangiye no kuza muri filime za mbere zikunzwe mu Rwanda cyane rwose. Mu minsi mike turaba turi kwakira ibikombe n'ibiki kubera mwebwe, ndetse mujya kudusapotinga buri gihe. So rero bye, mukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona, tujye kubahereza ebyiri ku munsi rwose. Wikora subscribe, like, sawa, ciao muba muyitegereje cyane, itangiye no kuza muri filime za mbere zikunzwe mu Rwanda cyane rwose. Mu minsi mike turaba turi kwakira ibikombe n'ibiki kubera mwebwe, ndetse mujya kudusapotinga buri gihe. So rero bye, mukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona, tujye kubahereza ebyiri
ku munsi uno munsi gusa. Wikora subscribe, like, kombe n'ibiki kubera mwebwe ndetse mume kudusapotinga buri gihe. So rero bye ukore subscribe kugira ngo episode igiye kuza mu kanya muhite muyibona. Tugiye kubahereza ebyiri ku munsi uno munsi gusa. Wikora subscribe, like, sawa, ciao.